Ese wari uzi ko ushobora gufata nimero ufite kuri telefone yawe ukazibika kuri email? Yego nibyo wabyumvise neza. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakoresha ugafata nimero ufite kuri telefone yawe ukazibika kuri email ku buryo utakaje telefone yawe cyangwa ukabura simukadi izo nimero utazibura. Abantu benshi bajya bahura n'ikibazo cyo kubura simukadi cyangwa kubura telefone ugasanga nimero bari bafite bahise bazibura. Nureba iyi video ndagusezeranya ko ibyo bintu bitazongera kukubaho. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza uraba ufite ubushobozi bwo gufata nimero ufite kuri telefone yawe ukazisevinga kuri email ku buryo ubuze telefone yawe cyangwa utakaje simukadi yawe utabura izo nimero. Turatinze mu bintu byinshi, reka ngora ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe niba utarayikanda, niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video urimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakwereka uburyo wafata nimero usanzwe ufite kuri telefone ukazifata ukazimurira kuri email ariko zikaguma no kuri telefone yawe ku buryo ubuze telefone yawe zaba ziri kuri email wakongera ukazisubiza muri telefone yindi wagura. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakwereka uburyo ushobora gufata nimero z'umuntu nk'urugero ugiye kuzisevinga bwa mbere ukahita uzisevinga kuri email bitagusabye kujya wirirwa ubura nimero wabuze telefone cyangwa wabuze simukadi. Tudatinze mu bintu byinshi, reka dutangire n'igice cya mbere. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya Gmail. Nta telefone nimwe itagira Gmail kereka niba telefone yawe bitewe n'ubwoko irimo, ariko telefone zose ziba zifite Gmail. Ubwo nuzaba udafite Gmail urajya muri Play Store uyidownloadinga kuko irimo urayidownloadinga cyangwa App Store nurangiza uyishyire muri telefone yawe. Ukimara kuyishyira muri telefone yawe uzayifungura dore ngiyi uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ugera kuri email yawe. Niba wari usanzwe ufitemo email uzahita ubona email ugenda wandikira n'abandi bantu bagiye batandukanye. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu k'agafoto kari kuri profile akangaka. Niba warashyizeho ifoto yawe uzayibonaho nyine uzakoraho. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ubona email ziri muri telefone yawe usanzwe ukoresha. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora handitse manage your Google account. Hano munsi uri kuhabona. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku, uzascrollinga muri aya magambo nurangiza uscrollinga nanone uhita ukora handitse pupil sharing. Hano uri kuhabona hashize udufresh uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku nguko uri kubibona hano hambere. Hano ha contact urabona afiteho contact 396. Izi ni nimero nabashije kubika kuri email. Urabona ko wabikaho nimero nyinshi zigiye zitandukanye kandi nimero zawe zikaba zifite umutekano uri ku rwego rwo hejuru, kereka wirangayeho ukibagirwa password ya email yawe. Urumva wibagiye password ya email yawe wahita ubitakaza nyine nimero zawe watuzibura burundu. Niyo mpamvu rero ngushishikariza kujya wibuka password ya email yawe cyangwa ukaba warashyizeho recovery ya telefone yawe kugira ngo niba yitwa password ya email yawe uzabashe kuyigarura. Niba waragize ikibazo cyo kwibagirwa password ya email yawe ubisiga muri comment nzakore ku buryo wayigarura utibuka password yayo. Rero kimara kugera aha ngaha rero urabona hano musa contact ifo save. Aha ngaha urabona kari on, aha ngaha unyuzeho wowe urasanga kari off. We nta kintu uzahita ukora, uzagakuraho nguko ngakozeho. Ukimara gukoraho nguko uzategereza gake bifunguke. Bikimara gufunguka kano kantu gafunguye nguko uzasanga gafunze, we nawe uzahita ugafungura nguko. Ukimara kugafungura nguko uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma na kano ka contact ifo for you device aha ngaha nako uzagakoraho. Ukimara kugakoraho nako uzategereza gake akabanze gafunguke bitewe na connection ziri muri telefone yawe. Nanone kano kantu kari hano hejuru akangashyizeho udufresh nako uzagakoraho gafunguke kugira ngo bize kugenda neza. Nako nukumara kugafungura uzahita ukora back usubira inyuma. Kimara gusubira inyuma rero we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse contact hano hambere n'ubundi uzakoraho. Ukimara gukoraho uzategereza gakeya bibanze birodinge bifunguke. Bikimara gufunguka uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku. Nta kindi wowe uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse user app. Hano uri munsi uri kuhabona, aha ngaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita wisanga kuri tableau imeze ukunguku nkuko uri kubona hano hambere. Hano hari all contact hano hambere uri kuhabona hano shize fresh kandi urabona ko hano hejuru hano mu nguni urabona ko ari kwa gafoto kacu ko kuri ya email. Uzagakoraho iture email irimo. Ukimara kuyibona uzakora kuri kano kantu aganga gashizeho udufresh email ziri muri telefone yawe. Urebe email ziye password email nyine utapfa kwibagirwa nyine kugira ngo nimero zawe zibe zibitse ahantu hafite umutekano, kuko email ni ikintu cyiza cyane. Niyo mpamvu ngubwira kujya umenya password ya email yawe, kuko nk'umuntu yakubye telefone uzi email yarere muri iyo telefone ushobora kuba wayisonesha telefone yawe utayifite, ushobora kuba wayiforomata telefone yawe utayifite, ushobora kuba wayitrackinga telefone yawe utayifite ukoresheje indi telefone ariko harimo iyo email. Rero telefone yawe niyo uyifite ujye uzi password yayo kugira ngo nagira akabazo uzabashe kuyifata bitakugoye, nyine ubashe kuyiba wayiforomata. Niba harimo ibintu by'ingenzi udashaka ko umuntu wayibye amenya, ubashe kuba wamenya ahantu iherereye ukoresheje Google Map, kuko birakunda ukoresheje email biba ari ibintu byiza cyane bya email. Rero nanone uhitamo email yawe, amara kuyitamo ukahita ukora back gakeya ugasubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma urahita ukora handitse all contact. Aha ngaha munsi uri kuhabona, aha uzakoraho. Ukimara gukora uhita ubona email ziri muri telefone yawe. Niba harimo na simukadi uzahita uyibona. Urabona kuri email yacu hariho nimero 396. Buyi ni email twabitseho nimero zacu. Urabona hano munsi naho
hariho nimero imwe, urabona na hano shize udufresh naho urabona hari nimero 3, urabona na hano munsi hano hari ahantu hari nimero 14. rero niba ziri kuri simukadi yawe uzahita uzibona, usanga yenda hariho nka nimero 100 cyangwa 200 bitewe n'iziriho, wowe uzahita ukora kuri iyo simukadi cyangwa kuri phone niba hariho wazisevinze uzahita ukora kuri iyo simukadi. Nk'urugero ngereka nkore kuri email kuko simukadi yanjye nta nimero nyine n'imwe iriho. Nk'urugero ngiye gukora kuri email ariko ubibare nkaho nkoze kuri simukadi. Nk'urugero reka nkore kuri iyi ngiyi iriho 14. Ukimara kuyikoraho nk'uko nguko rero uzahita ubona nimero ziri kuri iyo email, uzagenda uzivivura. Ubwo nyine wowe uzahita ubona nimero ziri kuri iyo simukadi, uzahita ugenda uzivivura. Nk'urugero nguko ugende uvivura uzivivure zose nyine bitewe n'izo ushaka kubika kuri email. Mwibutsa ko iyo ubitse nimero kuri email kuriya ujya kuri call ugiye guhamagara, iyo usacinze nimero urazihabona ukaba wahamagara abantu. Ntabwo uzibitse kuri email nyine ngo zibe zivuye kuri telefone yawe burundu, ahubwo ziba zanditse kuri email ariko zigaragara no muri telefone yawe. Bivuze ko iyo uhinduye nka email ukayikora muri telefone imwe ukayijyana mu yindi telefone, izo nimero nabwo zihita zijyamo zikahita zijya muri iyo telefone. Urumva ko ari akantu keza cyane. Ukimara kuzivivura nk'uko nguko we nta kintu uzahita ukora kuri buno budomo butatu buri hano hejuru mu nguni. Ukimara gukora uzahita ukora hano ndetse move to another account, hano munsi uri kuhabona uzakora. Ukimara gukora bazahita bakwereka email ziri muri telefone yawe. Niba ufitemo email imwe ubwo niyo bazakwereka uzahita uhitamo iyo ushaka kubikaho nimero zawe uzayikoraho. Nk'urugero reka nkore kuri ukimara gukoraho birarodinga gake, urabona ko nimero zacu zise zijya kuri ya email twahisemo. Urabona iyo dukoze back hano tugera, ariko na hano nta kibazo naho uzahagera, ariko na hano ntacyo bitwaye. Rero buriya no uburyo bwa mbere ushobora kubika nimero kuri email. Urabona ko ari ibintu byoroshye, kuri ziri kuri simukadi uhita uzivivura zikahita zijya kuri email nyine mu buryo bworoshye. Rero hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha. Nk'urugero ushaka nko kwandika nimero bisanzwe, yenda ubona guha nimero ugashaka kuyandika, gushaka kuyisevinga kuri email bitakugoye nyine, ku buryo wajya usevinga nimero zikahita zijya kuri email bitakugoye. Rero nushaka kwandika nimero ugeze kuri iyi taburo, nk'urugero nka hano twari tugeze, ukazahita ukora kuri kano kantu ko guteranya. Gusa hari n'ubundi buryo umuntu aguha nimero yenda ukatunyura kuri call ukahita wandika nimero ukahita usevinga kuri email, nabwo ndahita mbikwereka. Ni ibintu byoroshye cyane, ariko reka mbere no kuri buno buryo kuko ni uburyo bwiza nabwo ushobora gukoresha bikagenda neza. Uhita ukora rero kuri kano kantu ko guteranya akangaka. Ukimara kugakoraho uhita ukora ndetse create contact, hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora urabona hano hambere hahita haza aho gushyira izina, hano ha kabiri n'ubundi ugashyiramo izina ryawe. Noneho hano ha gatatu, hano ha nyuma nako sorry, aha ngaho uri kubona hari email. Hano uhita ushyiramo ya email ushaka kubikaho ni ya nimero yawe. Nimero yawe nyine ubwo ushyiramo ya email yari iri hara twabitseho nimero yawe. Hano uhita wandikamo email yawe, wamara kwandikamo nimero yawe hano munsi ha nimero, none hano ukahita wandikamo nimero yawe. Nk'urugero ngerekana nandikemo nimero yanjye 07919883. Urabona nanditsemo nimero yanjye hano ha email. Nk'urugero uzahita wandikamo email yawe nguku. Ukimara kwandikamo email yawe hano hejuru ubwo hano uzaba washyizemo amazina ya, reka dushyireho nguku wenda dushireho Etienne Tech. Yo noneho hari ngukuntu ushaka gusevinga nimero ugashaka ko iyo nimero y'umuntu hazaho n'ifoto, reka nako kantu mite nk'abarabura uhita ukora kuri kano kantu ko guteranya. Kano kantu kari hano hejuru ugakoraho. Ukimara kugakoraho birarodinga gakeya, urategeza bikabanza bikarodinga. Bikimara kurodinga uhita ubona udufoto tugiye dutandukanye. Urabona utuntu bagiye baduha tugiye dutandukanye, urabona. Ariko urabona bino bintu n'udushushanyo nyine ntago ari amafoto yanyayo muri telefone yawe. Rero kugira ngo uhitiramo agafoto kawe ko muri telefone yawe uhita ukora kuri Google Photo cyangwa kuri Google Drive. Hano twekwereka duhitamo kuri Google Photo. Ukimara gukora kuri Google Photo urabona udufoto baduha n'udufoto tubiri, reka dukore kuri Google Drive. Ide dukora no continue. Ukimara gukora kuri continue urabona bahise batwereka amafoto dufite muri telefone yacu. Rero hitamo ifoto ushaka gushyira kuri iyo nimero. Nk'urugero reka mfatire kuri iyi ngiyi uyikoraho. Ukimara kuyikoraho urategeza gake, urabona hano iri kwiuploadinga kuri file yacu. Urategeza gake wihanganye. Ukimara gutegereza uhita ugera kuri taburo imeze ukunguku. Nanone urakomeza gutegereza akanya gatoya. Ni ibintu biba byoroshye cyane, gusa urabona connection zirimo ziragenda gakeya. Hano ushobora kuba wayidesigninga ukayishyiramo neza bitewe n'ifoto washyizemo, cyangwa ukahita ukora hano kuri rotate ukaba wayihindukiza cyangwa ukayirebesha hirya ukahita ukora hano kuri done. Ukimara gukora kuri done urabona ya foto yacu isijyamo. Ikimara kujyamo urabona hano hejuru yagiyemo. Ikimara kujyamo yenda ubwo nimero yawe maze kuyandikamo washyizemo email yawe. Noneho ibintu byose wabishoje uhita ukora hano hejuru kuri save hano hejuru. Ukimara gukora kuri save ubwo nimero yawe maze nayo kuyibika kuri email. Rero buno buryo urabona ko ari uburyo bwiza cyane. Ubwo nimero yacu yageze kuri email kandi hariho n'ifoto y'umuntu twashyizemo nyine bitewe n'uburyo twabihisemo. Rero ikindi kintu uhita ukora tugiye gukoresha ubundi buryo bwo kunyura muri call wanditse nimero y'umuntu. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukoza tuva kuri email yawe bisanzwe uhita ukora kuri call yawe. Hari unyura ugiye guhamagara uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ukora kuri kano kantu n'ubundi wandike nimero yawe bisanzwe. Yenda nk'urugero reka nandike n'ubundi nimero yanjye 07919883.
na kuyandika urabona nyine nari ngifite muri telefone yanjye, ariko reka nongere nyandike nta kibazo. Uhita ukora hano ndetse add to contact, ahangaha uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora hano none uhita ukora handitse create newe contact ukora. Ukimara gukora tugera kuri taburo imeze uko nguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita hano wandikamo izina ushaka kwandika hano hambere. Yenda nk'urugero si ngombwa reka nandike MTN teka n'ubundi. Nk'urugero ushobora kuba wakora kuri kano kantu akangaka kareba hano hasi, akangaka yuko se bahita bakwereka email ziri muri telefone yawe, hitamo email ushaka kubikaho nimero zawe. Yenda nk'urugero reka tufatire ko tudahisemo hano, uhita wongera ugakoraho, cyangwa ukahita ukora kuri kano kantu kari munsi nanone ugakoraho. Biba ari amahitamo abiri nyine mbagira ngo mwereke nyine mu mahitamo yose kugira ngo ukore ibintu nyine mu buryo bwiza nyine, ku buryo bimwe n'ibyanga kuri telefone yawe bizakunde ku bundi buryo. None ukahita ukora ndetse add email, ahangaha ukaba hano wakandikamo email yawe. Gusa hano kwandika email urabona ko bitinda, biba byiza wakoresha hano munsi ahangaha uri kubona, ukaba washyiramo email yawe. Mara kuyishyiramo ukahita ukora hano hejuru kuri save, hano hejuru uri kuhabona, nabwo ukahita ukora kuri save. Iyo ukoze kuri save ubwo tayari nimero yawe nabwo ubu yibitse kuri email. Gusa niba ushaka gushyiraho ifoto nanone uhita ukora kuri kano kantu ka foto. Ukimara gukora uhita ukora ahangaha shyize du fresh, ahangaha ukoraho. Ukimara gukora uhita ubona amafoto muri telefone yawe, ugahitamo ifoto ye. Nk'urugero reka mpitemo iyi, ukayikorera crop ukayishyiramo, ukahita ukora handitse close, ahangaha. Ukimara gukora urabona ya foto yacu isijyamo, warangiza ukahita usavinga nimero yawe washyizemo na email hano munsi, ukahita ukora kuri save. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero n'uburyo ushobora gukoresha ukabika nimero kuri email, urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Niba kano kantu kagufashije bimbwira muri comment, gusa niba ari ukazi nabyo bimbwira muri comment. Gusa uba ufite ikibazo cy'inyunganizi nabyo byubisiga muri comment, kuko ndahari ku bwanyu, nta kibazo wajya mbaza nahita ngusubiza. Rero niba hari undi muntu uzi video yagira umumaro musangize kugira ngo amenye kano kantu, kuko kano kantu urabona ko ari ak'ubwenge kandi urabona ko ari ak'ingenzi kuri buri muntu uwo ari we wese. Sawa rero mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video kuri iki ngiyi, ndasubiza ikibazo uzabambarira muri comment. Ciao.